My life was changed, not by luck, but by evidence. I did not choose where I was born or the poverty I found myself in. But I chose to rise because poverty should not separate us, and truth should never lose. In the end, only one thing stands: the evidence. Hi, Nate. Hi, Tessa. How you doing, good? I'm great. How about you? I'm doing great. I'm njyewe ndasohotse mvuye muri class uriye ko nagize. Njye ni muri parking ahubwo se wari hehe nabonye uri gutinda gusohoka mpita nisohokera. Njye ndi ku modoka kano kanya nayo ndi muri parking ahubwo gusa uri hehe ndi muri parking kate. Wait, hello. Nabonaga uri kuteza abana bicakari nese nigende nazanye akantu cyangwa dusangira ubuzima nimbabaye ntabwo ari kumira ntabwo nigende ngari rugiye gutuma twibeta nyine tugende turugiye gutuma abana bahita bansanga rwose kandi nta mbishaka nyine n'igina ndis sibas ntabwo uzongera ariko ntabwo nzongera. I'm sorry. Sawa. One is saying husbands can kill because of their wives. So it ends with suspense. It's only a 5-minute film. And that is a lot of weight other than the ones that work for 1 hour, that was 2 hours. Yeah. Okay, muri kubyumva se pasi umva iki ngiki cya mbere mana yanjye ntabwo cyumvikana. Okay, tugisubira Aje twigana nako turimo gusobanurira. njye nigana namwe yewe ako mwaribonye akaba murabusabira bumuti ubundi barigiye ushobora kubwirwa nko kujya nko muri sitati ishize kari kuvuga ntajwi urambaza iki wakize ukandika nitubashe tukiga ko ejo bundi dufite examen akora ubuzatuma mpinduka ubukurira hanze nigana nawe babana bundi yisize ubundi yaheruka koga ibyo se nicyo cy'ingenzi nuko twiga mwese ngenze ukuntu mwemera gutya nze bice muri iminoko yanyu bice nawe rero iminoko ushaka kuzahitamo kuyigumamo njyewe rero nshaka kuza ko twiga mubino hano twicara muri groupe twige ariko kunzana muri groupe abantu ntazi None se ibyo bihuriye n'ibyo yarakubwiye kubuza tukigana ahangaha dufite examen arimo kubaza tugafashanya ushobora kuza tukigana nta kibazo wenda tugakomeza ubuzima bwawe niba warasanzwe mu cyabanga bakene nta muntu wahisemo ko azavuka nuko azabaho hanyuma se ukumva ko njyewe nabasha kwicara muri iminoko ngo muri kunsobanurira ubwenge bwanjye sinba kubiko ntabwo mfite se ntabwo mufana mwihorere kandi ubwa nawe nzabishyira mu gatebo kamwe n'izi sawa katwiyigire nabi reka twiyigire ubwo examen zigutsinda kandi rero muri katuza tubwira ngo tumukopeze niba mpakamiye ntabwo
ibibazo tubaye twakemuye bitarenze kujya mu bibazo byo hejuru abatweshya ntabwo amushinga kristo kugeza n'icyanga ubwo mwitegurewe na mugenzi wawe n'abandi babiri unsanga muri ofisi mbere y'ibipapuro byo gutaha muzagaruka ariko mwazanye imashini z'abantu gusa abatweshya n'ibya mugenzi wawe n'amashini z'igitwara unsanga muri ofisi Simani, uri kumbona nta kintu bikubwiye. Neza twabikoraho iki? Cyakoze woroshye ubuzima. Simani, bari abajama kuki ubundi kukibugiye batugendaho mana. Nako nyine twabigenza. Niko bameze. Musubungu Simani, ari igitekerezo waba uzi kuri zana mashini zabo bari kuvuga mana. Ngiye nuko nani uza nabonye. Ndetse kubabona kure bari abantu babizi ntago nshiringa nabo. Simvugana nabo, urabizi ko narabiyemeza ko nabana bo bakire. Ntabwo baba bashaka kuganira n'umuntu bose wajya mu bintu byabo sinjya negera n'ahantu bari none ngo imashini ngo nitwe twazitwaye kandi nawe umurikije ukuntu muzi ko utazitwaye none turakora iki harya byageze mu buyobozi se agarara murazi byumve nawe mu kanya ikigo cyose buryo rero ngo bazi ko turi abajura hari igihe umuntu agutera umutima mubi man bikaba byatuma unatekereza gukora ikintu utari wapanga nk'ubu ngubu umuntu arifasha yagushyizeho kesi nk'ingiyi man birakaze no wenda mbona wowe wifashe ukundi kuntu ese man uri gutekereza ko bishobora no kutwirukanisha se hari icyo waba ubizi hose man wenda ukaba warabimishe happy man bazi ibyo ryari kanya barabikubaza nawe nyine urabisobanura tu urasobanura ibyo uzi njye se ndabizi man ko nagiye kubona inkuru hano mu kigo ndavuga ngo hano mu kigo umuntu wese turimo kutureba hangara kuvugira ivuga ngo turabajura bro kubera ubukene man nese ubwo turabikora iki biragenda gute gutegereza nyine urwaje nyine ubwo turategereza twumve icyo wenda bitanga tu no gutegereza gusa ntose nagura ngo turabikora iki gusa woroshye ibintu kabisa wowe woroshye ubuzima neza gutarwana ako nyine humura birarangira Allo? Amakuru yanyu? Ikibazo cy'abanyeshuri numvise bigwe laptop zabo kigeze uri kugikurikirana? Turacyari kugikurikirana ntabwo twari twabimenye neza ariko ni vuba. That is a very big case. Ngomba gukurikiranwa kuko bari abana bagomba kuba guhabwa ubutabera. Rero ndifuza ko bari abana bakekwa kuba bari kuzira mashine tubirukana vuba bishoboka. Ubikurikirane uguraza ku maraporo. Sawa. Sawa. Ugarura ibyo wibye bitaraba. Ese kuki
wifuza Kuki twifuza iki twebana twakifuza ibyanyu ubuzima urabona batwiruka nanga ku ishuri byakumburiye urumva agiye mfite n'igikuru umare kubona mashini zacu zikundi zifuze ku butindi bwawe urangiza uziba ako nyamaze natureka we na mugenzi wawe mugarure ibyo mwibye cyangwa murebe kuba basi natse kuturekera basi niba muza aho ziri wenda bikamubwira birashoboka yuko nta kintu ncakumva nyine birashoboka ko mugarure mashini zacu binavuga unanyegera ndumva no kumenya ikintu nshaka kuvuga nimba wasoje wagira nta kintu nshaka kumva nimba utazanye mashini basi wajya ukaganira na bagenzi bawe ganira nande genda uganire n'abajura bagenzi bawe genda uganire n'abajura bagenzi bawe muzane ibyo mwiga Hello students. Hello. Biti. Hi. Well. Uyu niwe musore nakubwiraga watwibye za mashini ngena lit niwe uzi none ibintu yarimo kumbwira ngo tubivugane hagati yacu ngo azigarure ngo tuke kubigeza mu bayobozi ariko turarengana ese tendo bifitemo inyungu iki kugira ngo ubeshye ngo twabibye kandi ntabwo twe turi abajura Rero witegura kwitaba muri office. Mr. Francis. Yego. How are you doing? I'm fine, principal. How are you? I'm good, sir. Barabona semeze bite ibyabugize? Nukuba unavuganye n'uwo wabuze mashini yanjyanye kubo akeka yuko bayibye twagiye turavugana banze kwemera icyaha nahisemo yuko ngomba kuba bagiye mu rugo kwaza ubona ibindi bimenyetso cyangwa bakagarura nuza akaba ari yazagaruka ahangaha. N'umwanzuro mwiza kuko ya kesi irakomeye rugira ngo abantu babazi imiryango yabo. Yego. Turaza gushaka amafaranga tubishyure laptop baba bafite hanyuma abarizo babakoresha. Yego. Nukuba nanjye nagaragara cyo barabana bagiraga uruhare kugira ngo barabana batsindwe. Yego. Nanjye ndi gushyiramo imbaraga kugira ngo tunamenye uko ushobora no gusanga bari kurengana hari abandi babigize ariko nabaye mbohereje mu rugo kugira ngo abana babanze bige neza. Okay principal ubwo umwanzuro n'uwo wongeye kujya kubaha impapuro zibirukana bazagaruka rwo bazanye computer z'abandi cyangwa hari ikindi kintu bagiye kwemera icyaha. Okay. To show you there are very many possibilities in making food, especially nowadays. With your generation, you don't want to be held so into one way of. Amin. Hi. Bitesha. Sawa. Mwari muje. Mutahe muzagaruka ari uko twongeye kubahamagara. Murataha muzagaruka ari uko mugarukanye ibyo mwibye cyangwa mukabyishyura kuko ntago muri iki kigo dushyigikiye amafuti. Ariko muraturenganyije ntago ari twe twabyibye sinagusobanuriye. Ntago kunsobanurira hari abantu benshi bari kuvuga ko ari mwe mwabyibye. Murasubirayo narwo turacyari guperereza ibindi ubwo ni dusanga muri abere nibwo muzagaruka tuzabahamagara. Mwe mutashye. Ako muraturenganyije pe. Oya mwe mutashye. Murakoze. Sister. Bitch. Nuko nyine bibona. Nese ko wihebye.
nibyo bibazo bya mashini byabuze biguteje kwiheba. ko ibaze kugira ngo umuntu azire ikintu atazi. Gusa si banyirukanye. Rero sosiyete reka nkubwire, ndabizi ko mwaraguze mashini nyine babashinje ko mwazitwaye bibaho, ariko ngenda nabizi ko mutazitwaye ndabizeye. Zo twazitwara bikatumarira iki koko? Bariya abana bitwaza ngo n'abana mu bakire, ugasanga ibintu byose baravuma hano ku ishuri, icyo bavuze cyose kirumvikana, ariko mukuri pe nta kintu twizeye dutwara. Okay, aka kanya ntago ngiye guhamya ko mutazitwaye, wenda ibimenyetso n'iperereza bizabigaragaza, ariko namuzi ko mutazitwaye. Ikintu kimwe gihari iteka ryose, ukuri kuragaragara. Namuzi ko mutazitwaye, mureke ubwoba, mureke kwiheba, musubire mu buzima busanzwe, mutegereze ibimenyetso bizagaragare, ubundi nyine bigaragare ko mutibye. Mwihangayika mwita umutwe muvuge ngo babafata nabi ngo ntabwo babumva. Rigano bose mwisi ntabwo bumva. Bizagaragara ko murengana. Nimbona ndenze iki kibazo nkabona kirarangiye, nzashima Imana kuko pe ndarenganye. Oya humura bizashira kandi muzarenganurwa, mureke kwiheba, sibyo? Shaka dutegereze wenda ibitangaza by'Imana, hari igihe wasanga wenda tuzarenganurwa. Ngenda bizi ko bizakunda. Umva rero reka nkomeze nigendere mu tuntu twanye naringiyemo, kuko narimbonye nyine bitameze neza, batereka mbanze muganirize ndeke kugucaho tutavuganye. Kandi urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Sawa, nawe ukomeza wihangane. Yego urakoze. Sawa. Sometimes
kwiyakira nakubwiye. ariko uzora wumva bapima nka toni nka zingahe muri bo. Sawa. Shaka agatima kawe gafitemo akantu ko kwiyemeza. Yemeze serivisi kare gakondo yabo nyine abakire babijyamo wabyinjiramo wabibona ubuzima bwawe. Aha, zo. Akundi nyine bizagenda bite. Ako nubishije n'ibishije abandi ntabwo se baza dusanzwe twiga ese ku bitaramo barafashe mbese babirukanye kuko batabafashe ese buriya musanze mubabeshya dusanze tubabeshya iki ari nka mugenzi barabatibiye buriya reka bagira abana b'abakire bamutse n'uduco tubi two kuba mu biyobyabwenge kuko udakwiye ntabwo baba bamubwira umunsi umwe nawe urumva ushaka kuba nkawe njyewe ushaka kuba nkawe ushaka nawe usanga abatwara rusange njyewe ujya mwana cyane kuko baje kugaragaza ibimenyetso bigaragara ntabwo njye narengana na bariya bana ariko akamubwira ntabwo ahora agahanze hari umunsi umwe muzasanga bariya bana basuzugura mwita nabi mu ishuri barenze kubarusha komeza ntabwo ari so ubundi ubwo nidusanga hari abana batarebye muzakwirwa heza ko muzaza bivugisha bivuga ntabwo sangiye rero nshaka ko tuganira kuri ba bana birukana. Urabona ntabwo ntekereza ko ari bo bigeze ya mashini. Bitewe n'iki? Ejo nahuye na lit ari kuva muri classe ari suspicious cyane ukuntu njyenyeka ko bashobora kuba barazibishije bakaziba bakigira nk'aho bazibuze bakabeshyira bari abana bandi. Kumva ko byatewe no kugira ngo twirukane bariya bana? Yego kuko ntabwo babakundaga kuva na cyane twabaga turi muri etide cyangwa turi gukora iki barabangaga cyane bakababwira nabi rero ntabwo byantungura bakoze ibintu nk'ibyo. Ukaba ufite n'ibimenyetso byatuma wenda ufite aho mbera kugira ngo bakurikirane? Nkuko nkubwiye lit twarahuye ari gusohoka muri classe afite ikintu ahishe kandi nabonaga kimeze nk'aho ari mashini. Ikindi kandi sinzi niba mwararebye muri kamera gusa nabyo ndakeka byadufasha kureba muri kamera tukareba uko byagenze neza. Ariko icyo kintu tugeze tugitekereza urakoze. Mwahuye ryari? Twahuye uwo munsi mashini zaburiye. Ngwino tugirebe kuri kamera. Hello, Tata. Reed, hi. Hi, how are you doing? Reed, are you done? Are you done? Because I already have my machine. Where is yours? Did you pick it? That's what I'm going to do. Kano kanya rero ngiye bita nkora ahubwo ngiye bubizwe bari bana tugiye kubarabizana amakuru bafite. Kuri vuba ntibazongeye kutumenyera kwigana na barabatindi bameze kuri ababatindi tujye kubashirisha. Numva ko yagera kose ishuri baratubibikanamo cyangwa twebwe numva twanapfa subiza ukuntu twe twahatariye tugomba kubavana mu ishuri. Barabana reka ntabwo twakagombye kuba twigana nawe urabona hano agasuzuguro bigire vuba ahubwo tubakure mu nzira. Ngenda baca ku gasuzuguro kajeheta reka nza ahubwo mbikuru vuba ndaje leta ngo uko bigenze. Nta kibazo. Sawa. Ako ntabwo ubona wajya ureba.
hanze ngahita ngikurikirana bariya bana bararenganye. Very disappointed. Abanyeshuri bagize ko mutwara neza. Ako kwifata mu kabasa abandi bamuko bibye. Nakizera ko abanyeshuri bigisha bakora ibyo bintu ku banyeshuri bagenzi babo. Cyenda tengushyo. Ntabwo nzi ko mwakirwa. Nabonaga muri class basi muvuga ati murarangara. Akora nzi ko mwagira ubuhemu nk'uko. Mutahe nta kindi kintu twakoresha. Abana namwe ntabwo twamabona. Bashobora gufata umwanzuro rero kwibizanya bandike n'ababyeyi banyu ntabwo muzaga kumushyikira ariko biriya bintu ubundi bwo kumugira inama ariko sinzi ko nyine wabona gukora ibyo kumwe na konti ese mu muturage turazibamba twerekeza he wagera nica ngewe ndamusobanurira iki semesita irangiye umuntu twirukanye byose gusa n'amafaranga gusa tuzagereza